icyo Imana yakuvuzeho nicyo gifite agaciro kuruta icyo abantu bakuvuzeho. Nubwo abantu bakure bakagucira imanza, nubwo abantu bakure bakabona ntacyo ufite, ariko kirahari kuko hari icyo Imana yaremye muri wowe. Ntabwo Imana ijya ikora ikosa ryo gufata umuntu ngo imushyiraho ngo adafite umugambi. Iyo igihe cyakugereyeho utambuka n'amaguru, umuntu wese akifuza kuguha lifuti kandi utayimusabye. Nongeye kugushimira wowe udukurikiranye ku Isezerano TV. Kuri kamera turi kumwe na Pastor Fanny. Twongeye kukwakira ku Isezerano TV. Murakoze cyane kandi ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Abakumenyere ku Isezerano TV bazi ko ugiye gifata umwanya ukatubwiriza. Uyu munsi ugiye kutuha ijambo ry'Imana, ugiye kutubwira iki? Murakoze cyane. Ijambo Imana rishyize ku mutima wanjye kugira ngo tuganire. Ni ijambo rishaka kuvuga ko hari icyo Imana yakuvuzeho, ititaye aho uri, irakuzi. Yego. Hari icyo Imana yakuvuzeho. Ubwo reka ndareka abakunzi bacu kugira ngo bakurikire neza, bumve icyiza gishobora kuba kiri ku muntu kandi Imana yamuvuzeho. Murakoze cyane. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tugiye kuganira ku magambo avuga ngo hari icyiza Imana yakuvuzeho. Icyo Imana yakuvuzeho nicyo gifite agaciro kuruta icyo abantu bakuvuzeho. Icya kabiri, irakuzi ibyo ucamo byose n'aho uri. Nubwo waba utayizi ariko yo irakuzi. Rero aho uri irahazi, yanahagusanga ikakugira neza, ikanakwiyereka. Bwaba mu bumenyi bwawe buke, bwaba mu butamenya, byose Imana irakuzi kandi irahagusanga ikahakwiyerekera. Ahantu hose rero ibyo waba ucamo byose Imana ahagusanga ikakwerekera. Nshuhuje abadukurikiye mwese, abari kuri uyu mugabane wacu wa Afurika, abari ku migabane y'isi itandukanye mwese, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Nawe irakuzi, naho wicaye irakuzi. Ibyo urimo wiganyiramo, uro witotomberamo, byose irakuzi, iraza aho uhagaze, izi ikigukwiriye, izi ikikubereye. Nagira mbabwire ngo muri uyu mwaka wa 2021, mu byo tugenda ducamo mu bibazo bitewe n'indwara yatuziye ya coronavirus, ni ukuvuga ngo uko uhagaze n'uko uri irakuzi, izagusanga aho ngaho kandi izakugira neza. Wowe hamwe nayo ube komatana nayo, Imana ikwiteho kandi izakurwanira ikuneshereze uko byamera kose, kuko ikuzi. Irashaka gusa kugira ngo ikwiyereke. Najya mubwira ngo irashaka kwiyereka, ikwiyerekere muri ubwo burwayi, ikwiyerekere muri icyo kibazo, ikwiyerekere aho ngaho ibintu bidasobanutse, ikwiyereke. Reka rero tubanze dusenge mbere yo kugira ngo tuganire kuri ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mana yacu, ndagushimye kubwira ijambo, ngushimiye ku bantu bose bakurikirana Isezerano. Reka ubahe imbaraga n'amahoro, ubahe umugisha, ubagure kandi ubateze intambwe, ubakize abarwayi, ababuze ibisubizo bibahereze, kuko ni wowe ubasha gutanga igisubizo cyuzuye, kandi nawe muganga ukiza, ni nawe uburana abo ni abafite imanza, ukaburana kandi ukazinesha. Ndabasengere kugira ngo abazumva iki kiganiro bazabohoke, kandi abazumva iki kiganiro bazabona ukuboko kwawe no kugira neza kwawe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira amagambo ari muri mu butumwa bwiza bwa Yohana, igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 43. Turabonayo umugabo bita Filipo na Natanayeli. Ni ikiganiro bagiranye ubwabo, ariko bavugaga ku muntu bita Yesu. Uyu nguyu Filipo yari yarahuye na Yesu, yari yabonye Yesu, yaramuvugaga, ariko Natanayeli yaratarabona Yesu. Nkuko nawe uyu munsi ushobora kuba utaramubona, ushobora kuba utarahura nawe, ariko ukaba umwumva, ariko cyangwa se nuko umwumva ariko hari undi uri umukubwira. Rero aba bagabo uko ari babiri bariho baraganira, baravuga, umwe wese afite uko yahuye nawe, aramuvuga ariko aramubwira utaramubona, ndetse utanumva ko byanashoboka, ariko mbere y'Imana byose bishoboka. Rero najya nkubwire ngo wowe udukurikiye, wowe uduteze amatwi, wowe ufashe umwanya ukareba iki kiganiro, najya nkubwire ngo ikiganiro urimo, aho wicaye n'ibyo urimo byose irabizi. Rero batarura amagambo yabo ariho baganira, baravuga bati, bari ngo Filipo na Natanayeli bakurikira Yesu. Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo aramubwira ati, nkurikira. Filipo yari uw'i Betsayida, umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati,
uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika, twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli aramubaza ati, mbese i Nazareti hari icyiza cyaturukayo? Filipo aramusubiza ati, ngwino urebe. Yesu abonye Natanayeli aza aho ari, amuvugaho ati, dore umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Natanayeli aramubaza ati, wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati, Filipo ataraguhamagara ubwo wari uri munsi y'umutini nakubonye. Natanayeli aramusubiza ati, Rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisirayeli. Amen. Yesu wacu ashimwe cyane. Mu by'ukuri ahangaha Yesu ubwo yarahamagaye Filipo ngo amukurikire, twese dufite abagiye batubanziriza, abatubanjije nibo banaduhamagaye. Umunsi umwe ubwo Abisirayeli bambukaga inyanja ya Yorodani, Imana yabwiye Yosuwa ngo nabwire ngo atoranye abagabo bakuru b'imiryango ngo babanzirize abandi kwambuka mu mazi. Nuvuga ngo bamaze kwambuka mu mazi, ubwo babanjirije abandi bahetse isanduka, bageze hakurya kandi bavuga ngo batore amabuye muri Yorodani ngo bayajyane kugira ngo abana babo nibabaza ibyayo mabuye ngo bizabe ibihamya, babwire ngo twambutse Yorodani. Yesu ashimwe cyane. Rero bikuvuga ngo hari abantu bagomba kubanziriza abandi kwambuka. Uyu Filipo yabanjirije Natanayeli kwambuka, aramubanziriza kugira ngo agende. Yesu aramuhamagara, aranje aramwitaba. Amaze kumwitaba, biba ngombwa ko hamagara inshuti ye yari iri aho ngaho, arabwira ati, ngwino uwo Mose yavuze n'abahanuzi bose bavuze namwiboneye. Hari ibimenyetso Filipo yari amaze kubona, amenya ko Yesu ari Yesu w'i Nazareti. Yesu ashimwe cyane. Rero Yesu ari we mukiza. Yesu risobanura cyangwa se Yoshua risobanura umukiza, umucunguzi. Ni uvuga ngo yari amaze kuza. Ariko ikibazo Natanayeli yari afite, ni umuntu yari abwiwe. Bamubwiye Yesu, amenya Yesu uwo ari we, amenya ko ari mwene ari uwo kwa Yosefu, amenya ko akomoka i Nazareti. Aravuga ati, mbese hari icyiza cyaturuka i Nazareti? Aravuga ngo reka mpaguruke ngende kureba. Yesu ashimwe cyane. Reka mpaguruke njye kureba uwo muntu uri umbwira, uyu nzi wo kwa Yosefu w'umubaji, na nyina Mariya w'umubumbyi, Mariya w'abantu baba mu buzima bugoye. Ese niki cyaturuka i Nazareti? Nazareti wari umujyi muto kandi ukennye cyane. Ariko nubwo wari ukennye, Imana yari yarawuvuzeho. Nubwo wari ukennye, wari ufite amabanga. Nubwo wari ukennye, wari ufite ikibitsanyo cy'umugisha. Nubwo wari ufiteho, hari icyo Imana yarawuterekeye aho ngaho. Nagira nkubwire ngo ntitaye ku buzima bwawe, ntitaye ku byucamo, ntitaye aho uri, nagira nkubwire ngo hari icyo Imana yakuremanye cyiza cy'umumaro. Hari icyo kwifuzwa ufite. Nubwo abantu bakureba bakagucira imanza, nubwo abantu bakureba bakabona ntacyo ufite, ariko kirahari, kuko hari icyo Imana yaremye muri wowe. Ntabwo Imana ijya ikora ikosa ryo gufata umuntu ngo imushyire aho ngaho idafite umugambi. Yesu ashimwe cyane. Rero kubera ko Nazareti yari izwi ukuntu, ariko igihe kimwe yaviriwe n'umucyo, havuka umucunguzi ari we Yesu Kristo cyane. Uyu munsi Nazareti iravugwa cyane kuruta. Ndagira ngo uyu munsi Isirayeli yagize agaciro kubw'umucunguzi, yagize agaciro kubwa Yesu Kristo. Nazareti iramenyekana, uwo mujyi umenyekanye. Ahantu hose Yesu yakandagije haramenyekanye. Ari aho yavukiye i Betelehemu haramenyekanye, aho yari atuye Nazareti haramenyekanye, aho yashyinguwe i Nyabihanga haramenyekanye. Yesu ashimwe cyane. Rero ngo arangije ngo araza, Yesu aramureba, ngo arangije aramubwira ngo mbonye umwisirayeli nyakuri ngo udafite uburiganya. Yesu ashimwe cyane. Udafite uburiganya. Arangije uyu nguyu Natanayeli arikanga cyane, aravuga ngo ubibwiwe n'iki? Aramubwira ngo Filipo ataragubwira uri munsi y'igiti cy'umutini ngo nari namaze kukubona. Haleluya. Bituma noneho uyu nguyu Natanayeli avuga ngo ni wowe, ngo uri Rabi, ngo ni wowe mucunguzi. Yesu ashimwe cyane. Nagira nkubwira ngo Imana yishake ikwemeze. Imana ije kukwemeza. Nubwo bimeze gutyo, nubwo ubona ubuzima uruca muriho ari ubuzima bwo gupfundikanya, hari ahantu uri kandi Imana irahagusanga. Aho nigiye kugusanga kugira ngo ikugire umumaro, aho nigiye kugusanga kugira ngo ikugire agaciro. Nagira nkubwira ngo aho uri, aho wicaye, ibyo ukora byose irabizi.
ariko nubwo ibizi ntabwo igihe kiragera, ariko nikigera iragutwikurura, nikiyagera irahagusanga, nihagusanga iragukora igitangaza, nihagusanga urahindura izina, nihagusanga nawe uragira andi magambo mashya. Imana ije kukwemeza, Imana ije kukwemeza, ikwemeze mu mutima wawe, nimara kukwemeza neza ikwemeze n'abandi. Yesu ashimwe cyane. Ahangaha iyo Filipo adafata intambwe ya mbere ngo atere intambwe ajye kureba Natanayeli w'inshuti ye, ntabwo ari kubimenya. Najya nkubwira ngo mwene data muvandimwe, Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni urukundo. Najya nkubwira ngo igisubizo cyawe kiri mu bandi, igisubizo cyawe kiri muri mwene so, igisubizo cyawe kiri mu wo muturanye, igisubizo cyawe kiri mu uzaza gusanga, hari uzaza aje gushungera, hari uzaza aje kureba inkuru nziza, ariko hari igisubizo. Igihe cyawe nikigera umwami azagusanga, igihe cyawe nikigera azakwiyereka, igihe nikigera uzava kuri icyo gisasiro, igihe nikigera uyo madeni azishyurwa, igihe nikigera kwari ugutabwa uzaba nawe uzagira agaciro, igihe nikigera nawe uzaba uw'icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Kuko igihe kitaragera abantu barakwanga, igihe kitaragera abantu baraguhunga, igihe kitaragera ibintu biraguhunga, igihe kitaragera bakwita amazina, igihe kitaragera baraguhimba, igihe kitaragera we reka nkubwire igihe ntikiragera. Niyo mpamvu bakwise mu mazina, bakwise gahinda, bakwise mubabaro, bakwise umutindi, bakwise umuhanya, bakwise amazina nawe ubwawe urayazi, nawe ubwawe iyo ukebutse urareba ugasanga niyo, kuko igihe ntikiragera. Ariko nagira nkubwire ngo igihe cyageze witwa irindi zina, igihe cyageze isobanura ibidasobanutse, igihe cyageze uhindurirwa imyambaro, igihe cyageze uhindurirwa karitsiye, igihe cyageze uhindurirwa akazi, igihe cyageze diplome iramenyekana, igihe cyageze abo muturanye barakumenya, igihe cyageze naho uca barakumenya. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyakugereyeho utambuka n'amaguru, umuntu wese akifuza kuguha lifuti kandi utayimusabye. Igihe cyageze buri muntu wese aragutumira mu bukwe, ariko igihe kitaragera ntawe ugutumira, igihe kitaragera nubwo wagenda ntawakwakira. Tegereza igihe cy'Imana kigere kuri wowe. Umugambi w'Imana ntabwo ujya ukererwa, umugambi w'Imana ntabwo ujya utinda, umugambi w'Imana ntabwo ujya uva utakaza umunota n'isegonda. Tegereza igihe kigere. Yesu ashimwe cyane. Iki rero Natanayeli cyari igihe cye cyo kugira ngo umwami amurondore. Imana ije kukurondora muri uyu mwaka, nikurondora iragushyira hariya, nikurondora irashyira ibikwiriye ahakwiriye, nikurondora ashyira ibintu ku murongo. Emera Imana ikurondore. Yesu ashimwe cyane. Wemere gushaka Imana mu mutima kandi udafite uburyarya, udafite ubucakura. Imana ntabwo ikunda uncakura, Imana ntabwo ikunda indyarya. Imana ikunda afite umutima uboneye, Imana ikunda abantu yegera, Imana ikunda abantu bihana mu mutima bakameneka. Yesu ashimwe cyane. Mu mutima wa Natanayeli aravuga ngo mbese hari ikiza cyaturuka i Nazareti? Filipo ati ngwino urebe uwo abanditsi bavuze, uwo Mose yavuze n'abahanuzi. Undi ati reka da, nta kintu cyava i Nazareti. Barakurebye wana nta cyakuvaho, barakurebye wana ntiwavamo umugore muzima, barakurebye wana ntiwavamo umugabo muzima, barakurebye wana ntiwakwibakira inzu. Reka nkubwire, hari igihe abo bagusuzuguye abo bazaza gukodesha iwawe, abo bagusuzuguye niba uzaha akazi, abo bagusuzuguye nibo bajya gucira bugufi. Tegereza igihe cy'Imana kigere. Igihe cy'Imana nikigera, Imana iritamurura. Haleluya. Iritamura ku buzima bwawe. Natangariye Imana. Imana ijya ibasha gusubiza umuntu ikamuha agaciro yambuwe. Imana irema umuntu yamuremanye icyubahiro, Imana irema umuntu yamuremanye agaciro, Imana irema umuntu yamuremanye ko azaba umutunzi. Imana ihaye isezerano Aburahamu, iravuga ngo uzagusabira umugisha nzamuhesha umugisha, ngo mu mahanga yose aravuga ngo muri wowe, ngo amahanga yose azahererwa icyubahiro muri wowe. Ariko arangije isi gutesha agaciro, igutakariza icyizere. Ariko reka nkubwire, ongera ushaka Imana, Imana yongera ugarura icyizere. Nikugarura icyizere, urongera ugirirwa ubuntu, urongera ugirirwa imbabazi, urongera ugira agaciro ako bakwambuye. Umuntu yakwambaye agaciro ko ntabwo ari Imana yakwambaye agaciro. Ntuzakangwe n'abantu bakwaka agaciro, uzatinye gusa Imana yakwatsa agaciro. Uzatinye ijambo rivuga ngo mwana wanjye ndakugaya, kandi nabwo yikubwiye ngo ndakugaya ibishaka kugira ngo wongere wisubireho. Ariko ntuzatinye uzakubwira ngo ndakwanga. Ashobora kukwanga ariko Imana hari ibindi bihumbi bingahe bigukunda.
agukunda. Yesu ashimwe cyane. Ntuzatinde kuwagusize, kuko yagusize haza abandi benshi bagusanga. Haleluya. Ariko aravuga ngo mbese hari ikiza cyaturuka i Nazareti, nawe arabavuga ngo mbese hari icyaguturukaho. Ugiye kubatungura kuko umwami agiye kugutungura. Ugiye kubatungura kandi bagutunguza icyiza, nawe kandi uzatungura abandi. Yesu ashimwe cyane. Reka noneho turebe uburyo Imana yemeje Petero mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho 10 ku murongo waho wa 34. Imana yemeje Petero. Haleluya. Najya nkubwira ngo nkurikiye ngo Imana igiye kukwemeza. Imana igiye kukwemeza, igiye gutungura ikwemeze nk'uko igiye yemeza Petero. Petero yari umuswa, ariko Petero yagiraga ishyaka. Petero yakundaga kuvuga ibyo abonye, yacaga imanza, ariko Imana ikavuga ati Petero nubwo uca imanza, Petero nubwo ari ibyo utazi, ariko ugira ishyaka ryo gushaka kumenya. Imana igerageza gushaka kugira ngo yihishure Petero. Imana ntabwo ijya ikora ikosa ryo gukoresha umuntu ari umuswa. Iguhamagara udashobotse, yamara kuguhindura ikagukoresha urushobotse. Imana iguhamagara utazi kuvuga, ariko ikaguha kuvuga nk'uko yakoresheje Mose. Mose ngo ntiyari azi kuvuga, aradidimangaga. Iravuga ati nubwo udidimanga muri wowe, ariko ndabona ari wowe harimo igisubizo. Nubwo Petero yari afite amafuti menshi, ariko Imana yamubonagamo igisubizo, yabonagamo ari umumaro. Reka turebe hano ngo Petero ajya kwa Koroneliyo. Turareba ku murongo wa 34. Aravuga ngo Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ngo ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Haleluya. Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Ugakora ibyo gukiranuka iramwemera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Najya nkubwira ngo Imana ikwemeze. Imana ikwemere, niramagira kukwemera ikwemeza abantu. Aha ni amagambo Petero ubwe yatere mu kanwa ke. Petero yarazi ko Imana itagendera abanyamahanga, itagendera ko iranjira mutuma ubwaye ajya kwa Koroneliyo, iramusanga iramwiyereka. Yesu ashimwe cyane. Hani cyaka avuga ati uyu nguyu ntago nagendana nawe, uyu nguyu ntagakizwa, uyu ntasenga nkuko dusenga, oya. Tegereza Imana y'ubwaye igusanga ikwereke. Yesu ashimwe cyane. Kuko ahangaha uyu Petero ngo nuko ituma Petero iyopa. Yesu ashimwe. Nukuvuga ngo reka nkubwire, abona ibyo atatekerezaga kubona. Haleluya. Ariko ijambo nshaka kwivugira, ndavuga kukwemeza no kumenya, ngo menye neza ntashidikanya mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Mwene data, muvandimwe, nshuti, wowe nshuti nziza, wowe ukurikira Yesu Kristo, wowe uri mu rugendo rwo gukurikira Yesu Kristo, ahubwira ngo witinda wemeza abantu, ahubwo reka Imana ikwemere. Ngo menye neza ntashidikanya ko mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana imwemera. Nukora ibyo gukiranuka, Imana yabwiye Gahina ngo mbese nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko byaramugoye. Ngo ariko dore ibyaha biri tugatugira ku bugingo bwawe, biri tugatugira kuri wowe, biri tugatugira ku rugi rw'umutima wawe. Wowe uri umunyeshyari, wowe uri umunyenzika, wowe ugira urwango, ariko ibyo byose bigatuma Imana itakwemera. Ariko uko wakwihana ukicuza ibibi byawe byose ikabyihana, Imana irakwemera. Irakwemera. Ngo menye neza ntashidikanya ngo ko mahanga yose ukora ibyo gukiranuka ngo Imana imwemera. Haleluya. Haranira kuba uwo gukiranuka, haranira guhagarara ku mujyi umwe, haranira kugira ngo uzibukire ikibi, ukizwe kandi uhinduke, ukuremo icyaha muri wowe. Nunagwa umenye ko waguye, wihana usaba imbabazi kugira ngo Imana ikubabarire, nirangiza ikwemere. Numara gukora ibyo ngibyo, izabe kukwemeza. Imana izi agasozi utuyeho, Imana izi umusozi uriho, Imana izi ku kigeragezo uriho. Icyo kigeragezo kikumazeho igihe, ikigeragezo kikumazeho imyaka, ikigeragezo kikumaze imbaraga, ikigeragezo kirakucuyishije, ikigeragezo kirakwambuye ibyiza, ikigeragezo gitumye abantu bakwibazaho, ikigeragezo gitumye wibaza ku bantu, ikigeragezo gitumye ucumura. Ariko kora ibyo gukiranuka, Imana iraje ikwemeza igukure kuri umusozi. Imana ikugire neza. Ndashoje najya nkubwire ngo Imana izahuri, izo umusozi umazeho iminsi, izi ibyo uriho ucamo, ariko ngo menye neza ntashidikanya. Nawe umenye neza udashidikanya ko nukora ibyo gukiranuka Imana iri bukwemere.
imana iri bugusange, imana iri bugusure, iri bukwishyurire, iri bukwambike, iri bukugaburire, iri buguhuze n'uw'umumaro. Imana iguhuze n'uw'umumaro, imana iguhuze n'uw'igisubizo cyawe, imana iguhuze n'uw'isengesho ry'umugisha kuri wowe, imana iguhuze n'ukwifuriza ibyiza, imana iguhuze n'ufite igisubizo mu kiganza cye, imana iguhuze n'uwigomba kuguhuza nawe, imana iguha inshuti y'umugisha kuko Uwiteka arabishoboye kandi arabikora. Urakoze cyane we wari udukurikiye, reka dusengere kugira ngo imana iguhuze n'inshuti y'umumaro, iguhuze n'umukozi w'Imana w'umumaro, iguhuze n'umubyeyi w'umumaro, iguhuze n'umujyanama w'umugisha, imana iguhuze n'ukubaka atagusenya, ahubwo imana iguhuze n'ufite igisubizo mu buzima bwawe. Data, mu izina rya Yesu turasenze, uri umukiza kandi uri umucunguzi. Tumenye neza amahanga yose ukora ibyo gukiranuka, uramwemera kandi ukamwemeza abantu. Kandi tumenye kuri Rabi, uri umwigisha, uri umucunguzi wacu. Mana, wadusanze habi, wadusanze aho twibaza twitotomba, wadusanze duca imanza, ariko ibyo byose urabyirengagiza, uraducagura, uratuzana. Mu izina rya Yesu Kristo nsengeye buri umwe wese ufite ibyo ariho anyuramo uyu munsi, Mana, kugira ngo ari wowe bikemura, kuko Mana ni wowe ushoboye, ni wowe Data wa twese, ni wowe nubwo imiryango itatumenya, nubwo abakomeye batatumenya, nubwo igihugu kitatumenya, nubwo abo twagiye neza batatwibuka, ariko Mwami ni wowe watwibuka. Iyo watwibutse utuma abantu bose batwibuka. Urakoze rero, ndagushimye, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen.